cyane nk'uko bisanzwe mubizi kuba tuza dutwika dukomeza kabisa mwaka kandi abagiye ko nzakuba ndi kumwe n'umutumirwa ahubwo bize kuba mwava hano mu gihugu cy'u Rwanda mwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkareba n'abahese abahanzi babo babaho gute ese muzika yabo ikorwa gute muri aka kabiri kumenya telefone ndi kumwe n'uwo bita Mr. Discopron n'umuhanzi navuga ko yatunze music yo kuva kera nataraza kubibwira ahubwo reka mbanze muvugishe ndetse kuko numva uko nimeze halo meze bite meze bite Slim Jesus I'm good man of course yes sir turi kumwe kabisa turi kumwe mu kiganiro Class Vibe murakoze cyane kuntumira Mr. D watangira kugira abantu se Mr. D ni iki Mr. D kuko yisizwe zina ese yatangiye music cyane bitwira muri make y'abantu bakomeye kabisa amazina yanjye y'ukuri ni Mr. D ni Didas Gashugi Ntakirutimana hanyuma amazina y'ubu ni Mr. D Scorpion ahantu havuye Mr. D rero buriya ni ibintu birebire so natangiye umuziki wanjye hano hanyuma izina ryanjye Didas kuko izina ry'igifaransa ryagoraga abantu hano cyane kurivuga bakanyita D so itambuga byiza ko nakoresha Mr. D kuko buri wese bizamororera abantu baracu bizamororera Mukuru mwendeho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barakuzi urakozeho n'umuhanzi ukomeye baranzi cyane urabona natangiye umuziki mu 2007 kandi nyine nkuri gitarama ahantu henshi bose baranzi nyine na muntu utanzi hano ni ukubaza n'izimbogamizi wagiye uhura nazo muri karere yawe y'umuziki imbogamizi nahuye nazo cyane ni nko kumenyekanisha umuziki wanjye iwacu mu Rwanda cyane ko nge ndirimba mu Kinyarwanda kandi nge intego yanjye ari ukumenyekanisha ururimi rw'Ikinyarwanda ahantu ndi bakumva ko hari urundi rurimi rw'Ikinyarwanda umuntu ashobora kuririmbamo agatanga message igasohoka nuko nyine usanga n'abazungu baririmba indirimbo zanjye bityo rero kumenyekanisha Nyarwanda u Rwanda hanze mu mahanga muri ubwo buryo rero imbogamizi zibamo cyane ni ukumenyekanisha ibihangano byanjye iwacu mu buryo bwa promotion n'iki byose radio presenters ntabwo tuba tuziranye biragorana kugira ngo ngenda tangi urabona ubu ngo byaroroshye ariko natanga byari bigoranye n'ingiro yawe ukavuga ko kugira ngo bakiri kohereza CD muri FedEx umva byari ibintu bigoranye n'ibintu bigoye cyane ku muntu utangira umuziki hano ashaka kumenyekanisha iwacu mu Rwanda biragoye cyane none se Mr. D ubuki uvuga kuba producer Kena agiye kubaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba wabafasha se hari project uri gutegura ko wakora muri Kena Music cyangwa wowe urakeneye se umusango ufite studio yawe company yawe igufasha mu buryo bwa music njyewe mbite company yanjye ikora music ifite studio yitwa DJN Record niyo nkoreramo ndimo ubwo nanjye ubwanjye ndashaka abahanzi ndabona nshobora kugira ariko nanjye ubwanjye ndashaka abahanzi nshobora gushyira muri label yanjye kugira ngo ikomeze gukura ni DJN Record nge niyo nkoreramo ntabwo nyiga ko nkeneye na music mbaye nyikeneye bazavugana simbizi nkumva niba ufatanye twagirana ariko nyine numva ufatanye hagati ya DJN ariko kubandi waje ntabwo mfite n'imwe ugakorana nabo ese Mr. D wabyumva ko ufite studio aho ngaho ntabwo byashoboka ko wafasha aho kugira ngo wumve ko ushobora guhera aho ngaho ufasha ababanga mu gihe kubera ko utafata mu Rwanda no gutereka no mu Rwanda amashinga studio cyangwa se ngire umuhanzi supporting n'ubwo ni byiza ko munasupportinga n'abahanzi bacu kabisa bo mu Rwanda yego n'umushinga mfite rwose wamvugiye ibintu mfite umushinga cyane ndimo ndashaka gushinga branch aho ngaho kubera ko ndabizi neza ko abana benshi cyane bya mbona bari kuzamuka neza bari babirimo neza
ariko badafite ubushobozi ndashaka branch yanjye aho ngaho ngashyiraho ibiciro biri hasi ku buryo norohereza abana bagishaka kuzamuka kuba bagaragaza ibyabo bakabishyira hanze cyane ko bimazemo igihe so ntabwo nirebaho cyane ndashaka kureba kuri talenti nshyashya zirimo zirazamuka turashaka kuzamukira utabisabye iyo twejeje bitarenze ryari ko imishinga studio zabo ihari ndetse kandi ikindi kintu nko muri aka kanya bifuza ko nyine wajya ikintu isezeranya abanyarwanda ese niyo nkunga watera abahanzi bakizamuka cyane ko binavuga ko abantu muri aho ngaho baba bameze neza ku kintu bita umufungo kabisa gitera inkunga abantu n'abantu bakurikirana ikiganiro Plus Vibe na bamwereka akayitema gute uko bimeze kose njyewe nemeye inkunga ku muntu runaka Mr. D ufite studio bita DJ Records ndabyumva ariko n'ubundi muri aka kanya hari abasore bafite impano kandi nitekereza ko ubushobozi bwatanga ubushobozi bwishyura umuhanzi indirimbo hano mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo ushobora kubavuga uti njyewe Mr. D ni inkunga ku muhanzi uzahitwamo na Plus Vibe ni inkunga njyewe ni kuba nabishyura indirimbo yaba audio cyangwa video ariko nkabishyura umuhanzi uzigaragaza neza njyewe nahita mbirukana nkabigenda neza nahita mushakira umuhanzi njyewe nakemanya nategura competition kabisa umuhanzi uzitwara neza nawe ukaba wamufasha ndetse kandi mugakomeza mugatera inkunga n'abahanzi nyarwanda nabo bagatera imbere kuko ni byiza ko mukora umuziki aho ngaho yego birabagoye ariko twebwe ntabwo dushaka kwita ko mubikora bibagoye ibyo ntabwo tubyitaho ahubwo nyuma yo kujyana imikoro bibagoye twebwe dufite inzira zitworoheye ntidufashe ikintu kimudufashije kucyumva ko wenda izina rya tutarizamukiraho niyo mufite ubwo bushobozi promotion mu gihugu cy'u Rwanda ikaba iri hasi ariko ukaba yavuga uti njyewe ku giti cyane nka Mr. D ni inkunga y'ibihumbi 200 cyangwa 300 buri kwezi kuzaza nzamufasha umuhanzi mu gihugu cy'u Rwanda cyane se ukavuga ati njyewe nemeye amafaranga runaka njyewe kabisa mu kiganiro Plus Vibe njyewe nzajya mvuga ati ndashaka ko buri kwezi nzajya mfata umuhanzi nkamusapotinga indirimbo ya audio and video kandi bikaba mu bikorwa byawe ni byiza cyane wumva ko ni uburyo bwiza bwo kwibrandinga hano mu gihugu cy'u Rwanda tukakumenya ni igitekerezo nagwaga sinzi ukuntu byumva igitekerezo cyawe ni cyiza cyane kandi ndabishimye cyane gusa iby'umufungo harya ngo umufungo dufite umufungo ntabwo ari uko bimeze ariko nyine for sure ibyo ndabyemeye ko ntabwo nemeye ko ngiye gutanga inkunga na gutya ahubwo ngiye hamwe na Plus Vibe tuzagirana ubufatanye kandi turebe sinzi uburyo tuzatoranya umuhanzi ariko by'ukuri rwose ndabizi hari abana bari kuzamuka neza cyane ubwo tuzakuraho competition turebe uzakubita abandi akaza hejuru yabo tuzareba icyo twamugenera turebe dushobora kuvuga tugiye kugukora muri DJ Records tugiye kugusangira tugukorere tukuzamure kugeze kuri Levini ibyo ni ibintu tuzavuga ubufatanye hamwe na Plus Vibe uko nzagukontakta no kureba icyo twakora ariko ibyo ndabyemeye kabirwa kandi ni igikorwa cyiza cyane kuko nuko nagira ikintu n'igihugu Ego Mr. D no guciye mu ijambo ibintu ni abantu avuga ngo ibintu ni abantu sibyo ni byiza cyane ibyo bintu biranshimishije cyane ndetse kandi njyewe nanze kwirirwa ntegereza kuko burya promise kuvuga ati ngo njyewe mu mategeko no kuzashima studio mu Rwanda ni byiza biri muri project zawe ko twebwe ntabwo tuzi uzabitangira rya gusa njyewe kimwe no gusaga muri aka kanya mu kiganiro Plus Vibe turashaka movement ya diaspora muri hanze mwanya music gukora music turashaka movement yanyu kuko yego ntabwo muri support dani mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo nimwe zanyu tuzikina ariko noneho turashaka noneho nimba indirimbo yawe idakina basi hari umuhanzi uri kuzamuka mu izina ryawe niyo wafata indirimbo ukayicuruza ariko ubundi kubera iki mutazikina ako ni akabazo icyo kibazo nacyo ndakigarukaho maze kukikubaza ahubwo uraza kukinsubiza uretse gatoya ahubwo ngiye kintu ndi gukomeza kukubaza ni ayo marushanwa tuyatangire ryari njyewe abasuzumbe muri aka kanya njyewe ndabizi neza ko manitse abasirikare banjye kabisa bakurikirana ikiganiro Plus Vibe nuko naturi kuri konti ntekereza ko natabura nk'abantu nka batanu bashaka kutamamagara bambwira ko imana bayifite kandi imeze neza njyewe mbwira tuyitangire ryari gahunda tuyishyire ryari abantu batangire wowe babwire
ufite impano anshake ajye kuri yanjye ni Mr Discopian anyandikire inbox akubite DM nzazisoma nzareba hanyuma ufite impano tuzakora competition hamwe nawe n'ubufatanye ndabyemeye icyo ngiye tukizeho. Urakoze cyane none murabyumva abantu mufite impano mwese murandikira umusore kuri Instagram ndetse Mr Discopian kandi nyuma yo kumwandikira nanjye mwandikire kuko abatabasha kumwandikira mushobora kumwandikira kuri Instagram na Stream Jesus Entertainment mwandikire mwandike mfite impano and even kandi no kutabicisha kuri njyewe uko bigenda kwese ariko ndashaka abantu bafite impano kubafatanya na Mr D wa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagarariye ubwa bita DJN Record tuzabafasha kuba twazamura impano tuzazana hano tuzagenda tuzana abanyempano bagiye batandukanye ndetse kandi ikintu dusezeranyije nuko guhera muri kuno kwezi kugiye gutangira ndakeka mu kwezi kwa 11 kuzaza nuko hazaba hari indi bandera yasohotse ku bufatanye na Mr D kandi tuzayipimirana hano mu kiganiro muri Classified murumva ko ni byiza cyane ko tubonye kabisa umwe mu bantu bagiye kutuba hafi. Ikindi kandi reka nongere mubaze Mr D hari ikibazo nashaka kukubaza sinzi niba byashoboka ko nabanza abantu rwamagana kuri telefone bandike message nibyo byiza nibyo biri budufashe mutubwese Mr D n'iki mwavuga ku byo ari kutubwira cyangwa se n'iki mwavuga ku bahanzi muri diaspora ko nashaka kubaza ese iyo urebye ubona ari iyo mpamvu bivuga ko mudakinwa abahanzi muri diaspora? nge ku giti cyanjye ndivuga ntabwo nzi abandi ubundi gutangira mu kinyarwanda ukawutangira hano ni ibintu bigorana cyane kugira ngo umenyekanishe iwacu hanyuma nkeka ko impamvu tudakinwa ari connection nkeya tuba dufitanye n'aba video presenters cyangwa se TV presenters so ubwo rero nkeka ko icyo tuba dukeneye ni connection nibyo tunakoraho cyane mbitsi niba nkeka ko indirimbo zacu ziba ziri kuri karite nziza zagombye gukinwa ariko ugasanga kubera ko tuba twibereye rero kuvuga ko ari nawe nakayikina hanyuma bikatugara gukora kudari we na mwibutse ntabwo mbizi niba impamvu ariko nkeka ko icyo ngicyo kiri mu mpamvu zimwe zituma imiti yacu itakirwa cyane. Okay, so Mr. D mumaze kugira indirimbo zingahe? Nyinshi cyane bunazi baraburiya simbiza ko nawe tekereza kuva 2007 kugeza umunsi ni myaka 15 ukora music yaje natangire rimwe na ba Rabbit Music urabona ba Chanel ba Miss Jojo ariko mu Rwanda gufatisha byaranze ntabwo byanze ahubwo ni nuko simbizi nibaza nabishyiramo ingufu cyane ndetse navuga ko byanze kuko nge hano nkora ibitaramo njya muri Europe nkakora ibitaramo so nta kibazo mfite. Mr. D reka nsemwita umuntu kuri telefone numve ukuntu umeze numve icyo avuga ku bintu ku byo uri kutubwira ndetse kandi numve nimba bagukurikiranye kabisa. Alo good week. Alo bite vuga cyane kabisa musaza ari kuvuga gahoro reka twitaye wundi kabisa mukumva uri kuvuga gahoro cyane. Alo good week. Yego bite witwa neza haganaho? Isaac umuntu twari turi kumwe wita Mr. D amubonye bamwita Mr. D ni umuhanzi ni inkunga abantu bafite impano ubundi ufite impano yo ushaka ukuntu uza kubigenza ushaka kutwandikira kuri Instagram cyangwa se utwandikire kuri Instagram kuri Instagram then tuzatoranya n'abanyempano mu kiganiro cy'ubutaha ngiye nzazana n'abantu babiri cyangwa batatu mu bigaye nzajya nzana batandukanye bigaragaza uzatsinda azaba ariwe uzafatwa na Mr. D. Stream Jesus Entertainment rero kuri news. Alo tumeze neza witwa nde? Alo ndakumva vuga cyane.
cyane yo guhamagara ni benshi. Ikintu nabibutsa, reka mwebwe mushaka gufatwa n'uyu muhanzi, mwebwe mufite impano, turashaka kubafasha tubashyire mu kibuga. Njyewe ndashaka ko nyine aba bantu bitaye diaspora mu ndirimbo zabo zidakinwa mu Rwanda, nabo tugiye kugera mu gihe cyo kuzikina. Kandi burya ntabwo hari ikintu bita kuganira, ntabwo ari ngombwa ko kugira ngo tumenye umuhanzi, ahubwo byonyine dushobora no guhera mu kuba hari abantu afasha kabisa, kandi nabwo bigatuma izina rye rimenyekana. Mbere twari turi kumwe na Mr D kuri telefone, aho yazaga atubwira ko bagenda bahura n'imbogamizi zigiye zitandukanye abahanzi babarirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse kandi muri aka kanya nababwira ko nuko yabijeje ko agiye kuba yagira ikintu abafasha kabisa. Ndetse kandi reka mwemeze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese abakunzi b'ikiganiro Classified. Ni byiza byinshi kandi ni byiza tugenda tubagezaho, ndetse ko muri studio turi kumwe kandi n'abandi batumirwa. Ndi kumwe n'umusore bamwita Pinko, tubaza kuba turi kumwe, ndaza kuba ndi kumwe n'uwo bita Elia, bivuga ko ashobora kuba avukana n'uwo bita Bushari. Reka kandi bibutse ko wowe ufite impano cyangwa se wiyamina ko ushobora kuba ufite impano watanje, nyandikira kuri Instagram byandika Slim Jesus Entertainment, unandike ngo ufite impano ngiye ndagusapotinga, tuzakuzanira mu kiganiro muri Classified. Abantu nibaguhitamo uzaba uri mu banyamahirwe bazafashwa n'uyu muhanzi bita Mr D. Reka muri aka kanya reka tugaruke kandi muri apureti zigiye zitandukanye, kandi bibutse ko ndibuze kuba ndi kumwe n'umutumirwa wo bita Elia ndetse n'uwo bita Pinko.